mwami ushimwe kubwa iyi weekend ya mbere ya 2018 mwami duhaye kwinjiramo umunezero mwinshi mwami. Hari benshi bafite ubukwe uyu munsi atangiye umwaka bagirana amasezerano y'ingenzi mu buzima. Ndabasengeye mwami kugira muze kubaha ibihe byiza, baho ubukwe bwiza, bahe kunezerwa. Hari afite ibitaramo bari bujye imbere yawe kukuramya, afite ibitaramo bitandukanye mwami. Ndabasengeye kugira ngo mwami uze kubaha ibihe byiza. Mwami hari afite ama picnic mu miryango, bafite kwidagadura, bafite kunezerwa mu miryango yabo. Ndabasengeye mwami kugira ngo bahe kugira ibihe byiza. Mwami reka no weekend dutangiye uyu mwaka ya mbere itubere iy'umugisha, iy'umunezero. Kandi mwami wibuke bari bafite ibibazo mwami, twifatanyije na bene data afite ibibazo bitandukanye, haba by'uburwayi by'ubweko mwami, bari no mu nzu y'imbohe. Turabibutse mwami aho batabasha kuba bari kumwe n'imiryango yabo. Mwami ubagire neza, mwami ubahumurize, ubagire neza. Reka mwami iyi weekend itubereye umunezero, twese abanyarwanda itubereye umunezero. Ibyo dukora byose bize kutugendera neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.